Murakaza neza kuri Yuhira. Uno munsi twabateganyirije kuganira namwe ikintu cyerekeye no kuvamo kw'inda. Mbese ni ibiki bituma inda ivamo, ndetse ni iki kwa muganga bashobora kugufasha, cyane cyane ba mama cyangwa ababyeyi bagize ibyago by'uko inda zigenda zivanamo ntibamenye n'impamvu ibitera, noneho zikavamo inshuro nyinshi. Ni iki kwa muganga bamufasha, ni iki bamukorera, mbese ni ibiki byabiteye? Ndagira ngo duheraho tubyumva neza. Ubundi kugira ngo dutangire neza tugomba kumva ibyo tugiye kuganiraho ni ibiki, kubera ko iyo umuntu avuze ngo kuvamo kw'inda ashobora kuba avuze ibintu bitandukanye. Gusa twebwe icyo tugiye kuba tuvugaho no munsi ni igihe inda yivanyemo, kwa kundi ubuzi kutwite, noneho ukaba wagira nk'ibyago ugasanga iyo nda urimo urayiviraho iyo nda ukayiviraho, wajya kwa muganga akubwira ati ni inda iri kuvamo cyangwa ni inda yavuyemo. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Ubundi kugira ngo dufate parameters zacu cyangwa aho tugarukiriza kuvamo kw'inda tugiye kuganiraho, ni igihe umumama inda yavuyemo mbere y'ibyumweru 20 atwise. Inda rero ibyumweru 20 tubibarira kwa kundi umuganga kubaza ati uherutse imihango ryari. Burya yakubajije umunsi wa mbere uherukaho imihango ya nyuma wagize. Guhera rero kuri uwo munsi kugeza aho ubugeze, ni ibyo byumweru tuba turi kubara. Twega turareba kuri yanda yagize ibyo byago mbere y'ibyumweru 20, ndetse umwana akaba atarengeje amagarama 500. Uri iyo inda irenze ibyumweru 20-24 gutyo kuzamura, akenshi umwana barenze amagarama 500. Ndetse iyo nda iyigize ikibazo hakavamo umwana atari muzima, iki gihe tubifata nyine nk'aho ari umwana wapfiriye mu nda. Ariko ibyo tugiye kuvuga twebwe ni igihe umwana atangeje amagarama 500 ndetse n'ibyumweru by'inda bitarenze amagarama bitarenze ibyumweru 20. Rero ubundi ni ibiki bishobora gutuma umuntu agira kuvamo kw'inda ikivanamo, ndetse bikabyanamugwaho inshuro nyinshi. Ibyo bintu cyane ngira ngo tubanze tuvuge nuko hari ibintu bitatu by'ingenzi bishobora kuba byabuze mu gukura kw'inda. Ubundi ibintu bitatu by'ingenzi biba bikenewe kugira ngo inda ikure, inda ikiri ntoya ibashe gukura nta kibazo ifite, ni icyambere intanga y'umugabo ndetse n'igi ry'umugore. Iyo bihuye hari uturemangingo tw'ingenzi twakwita nka fondasiyo tuba tuzarema umwana. Tuba turemangingo akenshi uzakunda kumva batwita amajene, ndetse utwo turemangingo nitwo dutanga mbese amakode cyangwa icyo nakwita nka formule cyangwa amategeko azagenda agenderwaho mu kubaka umwana ugiye kuvamo muri iyo nda. Ko turemangingo rero tw'umugabo no tw'umugore iyo bihuye nibyo birema umwana akavamo umuhungu cyangwa umukobwa, bitewe nuko nyine twahuye. Ariko tuba tugomba guhura neza. Tudahuye neza bishobora kuvamo ibibazo bitandukanye. Iyo nda ntizakure nyine nkuko yakombye gukura, ndetse cyangwa umwana akavamo afite ikibazo. Ashobora no kugira ikibazo inda ikabona umubiri w'umumama ukabona nyine umwana n'ubundi ntago azavamo ameze neza. Iyo nda umubiri ukayivanamo, mbese ukayivaniramo, kubera ko ubona yuko hari ikintu cyabuze muri fondasiyo y'uturemangingo twahuye. Icyo ni cyambere kiba kigomba kuba. Uturemangingo tw'umugabo n'umugore tuba tugomba guhura iyo amagi yabo ahuye, tugahura neza. Icya kabiri nuko iyo nda iba igomba kugenda ikicara muri nyababyeyi mo imbere. Bijya bibaho yuko inda iyoba ikagenda ikicara ahandi hatandukanye. Ishobora no kwicara mu nda cyangwa ikicara ahandi hatari muri nyababyeyi mo hagati, bikaba byatera n'umumama ikibazo.
inda rero nzima igomba kwicara muri iterisi cyangwa nyababyeyi aho yagenewe gukurira. Icya gatatu ni uko umumama aba agomba, umubiri we uba ugomba guhindura imisemburo. Hari imisemburo y'abamama baba batwite itandukanye n'umumama uba udatwite. Ibyo bintu rero bibaho kubera ko buriya Imana ijya kubiremana yari ibizi. Iyo misemburo harimo imyinshi ibifasha inda gukura neza, ndetse hakabamo n'umusemburo w'ingenzi uba utuma yanda iguma muri iterisi cyangwa muri nyababyeyi ntinyerere ngibe yavamo. Iyo rero iyo misemburo ibuze, bijya bibaho yuko inda umuntu agira ibyago yuko yayibura cyangwa ikavamo. Ibyo ni ibintu bitatu by'ingenzi biba bigomba kuba kugira ngo inda ikiri ntoya ikure neza. Rero nk'uko nari nkubwiye, ubu tugiye kureba noneho ibintu akenshi bikunda gutuma nyine izo nda zivamo, ndetse bikaba byagira ikibazo ku bamama, ugasanga ivamo inshuro nyinshi rimwe na rimwe ntanamenye n'icyabiteye. Inda ishobora kugira ikibazo nyine kwa kundi nakubwiye, twa turemangingo turema umuntu ntiduhure neza, ubundi kivanamo. Umumama akaza kwa muganga avuga ati nari nzi ko ntwite, inda yanjye wenda ibyumweru 6, 12 gutyo, ariko n'umunsi nayiviriyeho mu ndebe uko bimeze. Yagera kwa muganga bakamubwira ko ari inda iri kuvamo cyangwa yanavuyemo byarangiye. Ibyo bintu bibaho. Icya kabiri ni uko inda ishobora kuba inda y'urubura. Inda y'urubura ntabwo ibizavamo umwana, ishobora no gutera ibibazo bitandukanye ku mama. Niyo mpamvu iyo ibonetse ko ari urubura koko, kwa muganga uri no kwiviraho, urumva nyine waje kwa muganga uri kwiviraho, ubwo bakareba bagasanga ni inda y'urubura. Iyo nda rero kuko ibitazavamo umwana kandi ishobora gutera ibibazo, kwa muganga bayikuramo. Ikindi cya gatatu ni uko inda ishobora kuvamo igi ry'irihuri. Igi ry'irihuri bisobanuye yuko nta mwana uburimo. Buriya hari igihe kigera cyagenwe runaka, igi ry'umugore ryahuye n'iry'umugabo byicaye nyine muri nyabyeyi, iyo nda umwana agatangira kuzamo, ku buryo niyo bamucishije mu cyuma babona umwana arimo, ndetse hakagira n'ikindi gihe umutima w'uwo mwana utangira gutera. Ibyo rero ni ibihe byagenwe umuntu ashobora gukurikirana kwa muganga, biba bigaragara uko bagenda bagucisha mu cyuma bareba. Ibyo bintu rero bisobanuye yuko ushobora kurenza ibyo bihe igi rihari koko, inda umuntu atwite koko, ariko umwana ntazemo. Bijya bibaho yuko umwana hari bugiye atazamo, ndetse iyo nda ukaba watangira kuyiviraho nayo ikavamo. Icyo gihe rero umubiri wawe ubonye yuko atari inda izavamo umwana, ndetse igatangira nyine kuyisohora nyine, kubera ko iyo umubiri wabimenye yuko nta kamaro nyine bifite, urabisunika inda ikavamo. Rimwe na rimwe rero hari bugihe ushobora no kujya kwa muganga bagasanga umwana ntarazamo, bakaba bategereza nk'ibyumweru 2 igihe nyine nta kindi kibazo ufite. Tuvuge niba umumama atari kwiviraho, birumvikana bashaka gutegereza ibyumweru 2 kugira ngo barebe koko niba umwana azazamo, kubera ko icyo gihe inda nta kindi kibazo iba yakerekanye, umumama ameze neza wenda atari kuva, ikibazo ari uko umwana atarazamo. Icyo gihe umuntu yategereza. Ariko iyo umumama aje kwa muganga avuga ati njye nari nzi ko ntwite, wenda hashize igihe gito menye ko ntwite, nakoresheje test cyangwa igihe cyanjye mperukiraho imihango, wenda nabuze imihango nka 2, 1 gutyo, bakapima bagasanga aratwite, noneho barangiza bamucisha mu cyuma cya kintu cy'amavuta bacishamo abamama batwite,
bagasanga ni inda wenda ishaka kuvamo, iri kuvamo, cyangwa yarangije kuvamo, cyangwa yavuyemo kera ntitunabimenye. Ibyo bintu byose ni ibintu biba bishoboka. Rero nkuko nkubwiye ibishobora kubitera akenshi hari n'igihe birangira kwa muganga nabo batamenye icyabiteye, cyatumye iyo nda ivamo. Ibyo nakubwiye ni ibintu bikunda gutera kuvamo kw'inda tugendeye ku mibare igenda igaragara mu bantu batandukanye benshi bashoboka. Nka statistique iyo bazikoze akenshi basanga ari ibyo bikunda kubitera. Ariko hari n'ubugiye birashoboka yuko hari ubugiye hatamenyekana icyabiteye ndetse inda zikivanamo, ukaba wagira n'ibyago yuko niya kabiri ivamo cyangwa hakavamo nk'eshatu, nyine ukagira inshuro nyinshi, bikaba ari inshuro nyinshi. Rero bijya bibaho, gusa kwa muganga bagufasha iki iyo byagenze gutyo? Iyo umumama ubundi afite yagaragaje yuko ajya agira ibyago by'uko inda zivanamo ntihanamenyekane n'impamvu, ubundi aba agomba gukurikiranwa ku bitaro kugira ngo igihe cyose azongese ubundi yakomeje guhita ajya kwa muganga bagatangira kumukurikirana kugeza igihe umwana azavukira, kugira ngo babashe kubona niba hari ikibazo wenda mama afite gishobora kubangamira inda, bikaba byatuma zigenda zivamo inshuro nyinshi, bikaba byamuhaye inshuro nyinshi. Kuba ko hari ibibazo byinshi umuntu ashobora kugira bishobora kubangamira inda. Umumama ashobora kuba wenda yigira n'umuvuduko mwinshi, ashobora kuba agira isukari nyinshi, ashobora kuba agira nk'indwara iri chronique nawe atazi ijya ibangamira inda, ashobora kuba agira ama infection, ibintu byinshi bitandukanye umuntu ashobora kuba yifitiye, noneho hazamo yuko atwise, ibyo bintu bikaba byabangamira inda wenda bitarigeze bimenyekana. Niyo mpamvu rero bagomba gukurikiranwa kugira ngo niba hari n'ikibazo kibaye kizahita gikemurwa hakiri kare, kugira ngo yanda izagira amahirwe ahagije yuko yakura neza. Ibyo rero nicyo kintu cya mbere kwa muganga bagufasha kugukurikirana, burya nicyo kintu cy'ingenzi. Ariko bitewe nuko muganga amenye icyatumye inda ivamo, kuko nabikubwiye yuko ari byinshi, ashobora no gusanga ari inda wenda y'igirigihuri. Ibyo byose bitewe nuko muganga amenye impamvu, ubundi agufasha nyine bitewe n'icyo abona gishobora kuba cyatumye iyo nda ivamo. Rero buriya nyine nkuko duhora hano tubivuga kuri Yuhire, cyane cyane umumama utwite dukunda kubivuga yuko kwikurikiranisha ari cyo kintu cya mbere umumama utwite yakora gituma azabyara umwana muzima. Icyo kintu rero nubwo tuba tukivuga gutya, nibyo kintu kigaragaza no mu bushakashatsi yuko gifasha abamama benshi batwise kuba ibibazo bafite byamenyekana hakiri kare, bikanakemurwa hakiri kare, ndetse bikanabafasha nuko nyine bagera ku gihe cyo kubyara bataragize ibibazo byatuma umwana abangamirwa mu nda. Ibyo rero ntabwo ari cyane cyane mu kuvamo kw'inda gusa, no mu mama wese. Murakoze rero, uno munsi nagira ngo tubanze twumvikane kuri ibyo bintu kubera ko bijya bibaho kenshi. Rero nkuko mubizi hano kuri Yuhire twebwe tubasobanurira mu buryo bwumvikana, bushobora kumvikanwa na buri wese mu ncamake, ariko tukababwira n'iby'ingenzi. Hano rero kuri Yuhire twebwe turahari, ndetse niba mufite n'ibibazo mushobora gukomeza kubaza hano muri comments, mugakora like kuri video zacu, ndetse mukaba mwazisharinga no ku bandi bantu bashobora kuba bakeneye ubufasha ndetse n'ubumenyi, kuko baba bushobora gukiza amagara y'umuntu. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na Dr. Tuyishime Audrey Prince. See you next time.